ibihe byiza kuba umuntu subscribe kuri Ubuzima TV kunoza ugubwe neza kandi ugira amahoro n'amahirwe y'Imana no byose ukomeza ugubwe neza kandi ugume gutera imbere ugira amahirwe. Nk'uko bisanzwe hano kuri Ubuzima TV murabizi tuhagezaho inkuru zitandukanye zigisha, zigira inama, zigakora urukundo, zigakora ingingo nyinshi zitandukanye mu buzima busanzwe. Ariko ubwa mbere rero ugeze hano turagusaba gukora subscribe kugira ngo ujye ubona ingingo twavuzeho cyangwa se ujye ubona ibiganiro twakoze kugira ngo bikugereho ku gihe. Uyu munsi rero ngiye kuvuga ku mpamvu 10 ziri gutera urubyiruko rw'ikigiye kudashaka cyangwa se kutaba bashaka. Hano rero hari impamvu 10 tugiye kurebera hamwe ziri gutera urubyiruko rwinshi rw'iki gihe hirya no hino mu Rwanda, hirya no hino ku isi, kuba batashaka bakihitiramo kubaho ubuzima bwe wenyine cyangwa se akihitiramo kuvuga ati nzabyara umwana murere twebwe kwanjye nasabukwe nimenye ubuzima. Hano rero hari ingingo 10 ziri kuba zatera urubyiruko rwinshi zatera abantu bashatse kutongera gusubira mu gushaka. Reka tuzirebere hamwe. Hano rero dore ingingo 10 nyamukuru ziri gutera urubyiruko rwinshi kudashaka. Icyambere, ingingo ya mbere ni ubukene n'ubukungu bugoye. Hari abantu benshi batekereza ko gushaka bisaba amafaranga menshi, ubukwe ndetse n'inzu ndetse n'imibereho. Ibyo bintu rero biteganye cyangwa se badakoranye ubushishozi buhagije, abenshi bahitamo kubisubika. Usanga umuntu akenshi nta n'ubushobozi bwo kuba afite inzu, nta bushobozi bwo gukora ubukwe afite, ndetse n'ubw'imibereho ugasanga nawe kugira ngo yitunge biragoye. Uwo muntu bizamugora gufata icyemezo cyo kuba ngo agiye gushaka umugore ubwe atari yihaza mu biribwa cyangwa se mu bindi bintu by'imibereho rusange. Ingingo ya kabiri rero hano ni ugutinya inshingano. Gushaka nanone bisaba gutangira inshyi, kwihangana ndetse no gufata inshingano. Urubyiruko rumwe rero buriya rutinya kubigira cyangwa se kuba rwafata inshingano rugahitamo kubaho rwigenga. Hari abantu batinya gufata inshingano, kareba akavuga ati ningera mu rugo nzatangira guhahira umwana cyangwa se nzatangira guhahira umugabo, nzatangira guhahira umugore. Usanga ibyo bintu ari kubitinya kandi mu by'ukuri ifaranga yaribonaga akaryigengaho akarikoresha icyo ashaka. Mu biro bye rero hari umuntu uhitamo kuba kigenda sinzajya no kuba yuko bizatuma ntihaza mu byo nshaka cyangwa se ngo buri icyo nshaka kubera ko nzaba ndageze mu buzima bw'inshingano. Rero hari abantu bahitamo kureka gushaka kubera izo mpamvu. Ugasanga yatekereje ko namara gushaka akabyara akabona umwana n'umugore, satani mu mafaranga yabonaga uko azabungana zitangira kuyatungamo uwo mwana n'umugore, atangira kubitinya akavuga ati ibi bintu sinabikora kubera yuko bizangiza ubwisanzure ku mafaranga yahise cyangwa se bimbuza ubwisanzure ku mutungo wanjye nkorera. Ingingo ya gatatu ni ingaruka z'imbuga nkoranyambaga. Izi social media zituma abantu bagira amahitamo menshi cyane, bigatuma badahora n'icyizere cyo kwiyemeza kuba umuntu umwe, akumva hari undi mwiza kurushaho. Akenshi na kenshi izi mbuga nkoranyambaga nanone dukoresha hari igihe zidushuka. Ugasanga niba ari umuntu nyine usanzwe muri inshuti w'umukobwa cyangwa se w'umusore muri karitsiye usanzwe muri inshuti, wajya kuri izi mbuga nkoranyambaga ukahasanga abandi bantu batandukanye bafite ubwiza wenda dushobora kuba twakwita ko buruta ubw'uwo nguwo ufite. Nyamara mu by'ukuri aba bantu bari ku mbuga nkoranyambaga hari ibintu byinshi bashobora gukoresha bishobora kuba ubwiza wowe utazi, ahubwo ugasanga ni ba bandi bafite n'ubwiza burenze ba bandi usanga ubizi, kandi wenda kuba bagiye ku mbuga nkoranyambaga bagakoresha ubwo bwiza burya byaba byatumye urabona ko batari. Izi mbuga nkoranyambaga rero nazo ziradushuka, abantu batuzikoresha tukwiye kuzitondera ahubwo tugashingira ku kuri kw'ibintu biriho cyangwa se tugashingira ku kuri kw'ibintu twe ubwacu twibonera. Hano inama twagira ni ukutondera izi mbuga nkoranyambaga ahubwo ugashingira ku byo ubona wowe ubwawe wakoreye ubushishozi n'umutima wawe cyane ubwenge bwawe. Hano ingingo ya 4 ni uburambe buri mu rukundo. Abantu benshi baba barababajwe
kenshi hari abantu baba barababajwe bakumva yitakaje icyizere, agahora na depresiyo, ugasanga nta cyizere afite cyo kuba yakubaka urugo rugakomera, ugasanga niyo mpamvu ibintu byo gutekereza gushaka yabivuyemo kubera kuba yarababajwe mu rukundo. Nanone hari igihe bituma atakaza icyizere cyo kongera gushaka. Hano urugero nk'abantu baba barashatse nyuma bakaza gutandukana, hari igihe uyu muntu aba yarashatse nyuma yamara gushaka akababazwa mu rukundo, bigatuma urwo rukundo aruvamo ndetse anaruzinukwa bitewe n'uko yababajwemo bikomeye cyane. Hano rero hari abantu batinya gushaka bitewe n'uko urukundo bagiyemo cyangwa se babayemo cyangwa se banyuzemo baba bababaje cyane, bigatuma bifata umwanzuro utazongera gusubira mu rukundo cyangwa se utazongera gushaka. Ingingo ya 5 ni ukwibanda ku mashuri n'akazi. Urubyiruko rwinshi rero rwo hanze aha gushyira imbere amashuri, akazi n'iterambere, gushaka bakabibona ntibizakurikirana. Ibyo byo rwose ni ukuri. Urubyiruko rwinshi rwo hanze aha rushyize imbere amashuri, umuntu ahubwo atereka hanze nige, cyangwa se ugasanga bishyize imbere akazi, cyangwa se akavuga ati reka mbanze cyangwa akazi. Kandi nanone hari igihe no kubona akazi cyangwa se no kubona akazi biba bigoye, ugasanga nanone ni ikibazo. Rero iyo umuntu atari yabona n'ako kazi ngo abe yakubaka imibereho amufasha kuba yakwiteza imbere, hari igihe n'ibyo byo kuvuga ngo ari gushaka aba abivuyemo, bigatuma umuntu ujya gushaka aba abivuyemo, ahubwo agatekereza iby'akazi n'amashuri akavuga ati ibindi bizakurikiraho nyuma. Ugasanga umuntu akubise imyaka 40 rwose yibereye mu dukuru, azabanza yige, abanza kwiga, cyangwa se ugasanga akubise imyaka 40 yibereye mu dukuru ati ashaka umugore ariko nabonye akazi kari kuhina umushahara uyu n'uyu. Biriya rero nabyo hari igihe iyo bigejeje umuntu ugasanga akubise imyaka 40 nta mugore ntaki, yagiye mu byo gushaka bivamo, ahubwo ati n'ubundi ubuzima narabumenyereye bwo gushaka mbaye mpunzi. Ingingo ya 6 rero ni uguhinduka kw'indangagaciro. Abantu bamwe ntibakibona gushaka nk'ikintu cy'ingenzi. Hari abumva ko kubana batashakanye cyangwa se kubasenga ari ibintu bisanzwe cyane rwose. Ibi ngibi mu buzima busanzwe, ibi abantu hari igihe abantu gushaka bafata nk'ibintu bisanzwe, ari ibintu by'ingenzi cyane kuri bo, ugasanga we icyo ashyize imbere uvuga ati kamara nishakira amafaranga nimba nantunga n'uwo mwana nkanamukenera namushaka ku ruhande, bibaye ngombwa kugira ngo njye gushaka, cyangwa se ugasanga avuga ati kugira ngo ngere mu rugo nshaka n'umugabo cyangwa umugore atagiye kumbabaza mu buryo butandukanye cyangwa se mu buryo bunyuranye, kadashakira amafaranga nzibereho byenyine nibereho muri ubu buryo. Ugasanga ariko kwa guhinduka kw'indangagaciro nyine, ugasanga abantu ntibakiha n'agaciro ibintu byo gushaka cyangwa se bakifata nk'ibintu bikomeye, usanga babica amazi, bakavuga ko ari kubica amazi. Ingingo ya 7 hano ni ingero mbi babona. Hano nanone tugeze ku ngero mbi, abantu bashobora kubona ingero mbi z'uburyo abantu babaye cyangwa se z'ibintu biri kuba mu nshako z'abantu bashakanye. Ugasanga ahora abona abantu bashakanye bahora batongana, ugasanga ahora abona abantu bashakanye bahora mu makimbirane adashira, ugasanga umuntu ahora abona abantu bashakanye bahora mu rugomo, ahora abona za gatanya z'ibicicikana hirya no hino. Ibi hari igihe bituma bamwe batinya gushaka bitewe n'ibyo baba bari kunyuramo, akavuga ati ibi bintu hakurya ngo nanjye bizambeho, ibi bintu reka mbireke, ndeke kujya kwiteranya cyangwa se ndeke kujya guseba, ibi bintu ntabwo byatuma nubaka ibintu nk'ibi. Ugasanga nawe ari kukibazo baza kuba wenda ubuzima ameze nawe ugiyemo, ibyo bintu bishobora kuba byamubaho. Ingingo ya 8 ni ugutinya gutakaza umudendezo. No gutinya gutakaza umudendezo, hari abantu bumva ko rwose gushaka byabuza kwidagadura cyangwa se kubigenza cyangwa se kuba bakora ibyo bashaka no kubaho uko bishakiye cyane. Hano hari abantu baba bashaka kwigiraho mu mudendezo wabo, nta muntu ubabaza inshingano runaka, nta muntu uza kubahagarara hejuru ababaza ibintu bitandukanye. Hano rero hari abantu bahitamo inzira akavuga ati njyewe
ntawe zashaka, zibera mu mudendezo wanjye wuzuye kugira ngo hatazagira umuntu uza kunsagarira mu bintu bitandukanye cyangwa se ari kumbaza inshingano zitandukanye. Ikintu cya cyenda cyangwa ingingo ya cyenda ni igitutu cy'imiryango n'abaturage. Hari urubyiruko ruterwa ubwoba n'ibisabwa n'imiryango mu rwego rw'amafaranga, ubwoko bw'umukunzi. Ugasanga umuntu bari kumusaba hano runaka akavuga bati njyewe niba ukundanye n'umukobwa runaka wenda urugero usuye fiyanse wawe, barakubwira bati uyu fiyanse wacu kugira ngo tuzamuke uzaduha amafaranga aya n'aya cyangwa uzanduha amafaranga aya n'aya. Cyangwa se ugasanga bari gushyiraho, ugasanga umuryango w'umukozi wawe runaka ari kugushyiraho ikondisiyo cyangwa se ari kugushyiraho ikintu twakwitaho ko nk'itegeko bari kuvuga bati wenda nudakora ubukwe n'ubu ntabwo cyangwa se gushimisha umuryango wacu muri ubu buryo, ibyo ntabwo twamuguha cyangwa se ntabwo twabikora. Ahangaha rero hari abantu bacyayibamo bakivumbura, cyangwa se ugasanga hari imiryango iri kugusaba ukunzi runaka, tuba tuzanira umusore cyangwa se umukobwa umeze cyane cyafite ibinini uteye bitya n'aha senga n'aha ntituzamwenda. Hano rero hari ibintu bijya mu mutwe w'umuntu wendaga gushaka, byamujya mu mutwe bikamutesha umutwe cyane bitewe na siteresi zindi wenda isanzwe ifitiye, yenda uri gushaka akavuga ati ibintu babiretse bitewe n'iki gitutu. Ibintu rero hari igihe babikubwira cyakubona byinshi na none wowe ubwakumva ari nk'umutwaro. Ingingo ya 10 rero turi gusoza ni ukubura umwanya wo kumenyana byimbitse, no kuba wabura umwanya wo kumenya umuntu runaka. Kenshi na kenshi abantu iyo barangije wenda kwiga cyangwa se barangije ibindi runaka, iyo umuntu yigira mu kazi akagera izindi akagenda agataha nijoro agiye kuruhuka, ugasanga rero n'umukobwa ubonye igihe cyo kuba wamenyana nawe byimbitse, cyangwa se n'uwo musore ubonye igihe cyo kuba wamenyana nawe byimbitse. Hano rero akazi interineti n'imibereho yihuta bituma abantu badahabwa umwanya uhagije wo kuganira no kumenyana neza. Ibi bigatuma batihutira gufata icyemezo cyo gushaka. Hano rero iyo birumvikana hari abantu bakihutira gushaka bitewe n'interineti iri hanze aho, ugasanga n'umuntu iyo avuye mu kazi ageze umwanya wundi asigaranye no kujya kuri interineti akareba ukuntu yirirwa avuga cyangwa se akareba n'utundi tuntu dutandukanye kuri interineti. Ubwo bushakashatsi yakoze kuri interineti ugasanga ntakibona n'umwanya wo gutembera cyangwa se ntakibona n'umwanya wo kuba yamenyana n'abantu runaka cyangwa se n'uwo mukunzi runaka n'umukobwa yareba runaka, ugasanga ntabwo afite igihe cyo kuba yamuha ingabo cyo kuba yamwita cyangwa se kuba yamubona ngo abanza amumenye neza. Ugasanga rero n'ibyo byo kuba atazi umuntu agiye kubana nawe cyangwa se ibyo kuba atazi umuntu yabana nawe, nabyo biri gutuma atayafata umwanzuro wo gushaka. Hano rero umwanzuro cyangwa se igitonderwa, kudashaka si bibi ariko ni byiza kuko biba umwanzuro wafashwe neza. Kudashaka si bibi, ibi biba byiza ari uko ufashe umwanzuro neza, ari uko bitewe n'ubwoba cyangwa igitutu. Gusoza rero ndagira ngo iyi video rero ikomeze cyane se hari ikikubatseho, ukora subscribe, utangira like ndetse ukore share ku bantu uzi neza ko yafasha nabo babashe kuyibona igire ikibubakaho. Nanone hari inyunganizi cyangwa se igitekerezo ushobora kujya muri comment ukagira icyo utubwira, ukagira icyo twunganira. Bose ibitekerezo byanyu bihawe karibu hano kuri Ubuzima TV. Komeza subscribe twubake umuryango mugari.